turabasuhuje abakunzi abahinduka official wahisemo neza gukurikirana Hinduka official. Amahoro y'Imana abane nawe. Tubona ko gushimira we wakoze subscribe, share, comment. Tukwifurije kugubwa neza muri uyu mwaka 2026. Imana y'amahoro ihaze kwifuza kwawe, kandi nawe utarakora subscribe, share, comment, tugushishikarije kugira ngo udushigikire, ndetse nawe witeguye kureba iyi video. Imana y'amahoro iguha umugisha. Tugushishikarije kugira ngo uzakurikirane iyi video guhera itangiye kugera isoje. Birashoboka ko harimo ubuhanuzi bwawe cyangwa se ubutumwa bwawe, kandi duhamya tudashidikanya ko mwaba Imana azatugirira neza. Ni karibu no gusharinga bene data n'abakunzi ba Hinduka official. Nibyo biremerewe kugira ngo usharinge bene data cyangwa se bene so nabo bafashwe. Turabashimiye rero, amahoro y'Imana abare nawe. Nejejwe n'Imana mu mutima hano muri kutureba, ni mu butani bukomeye. Ese wakwibaza ngo ni hehe turi ku kiyaga cya Mugesera, niho Julienne nageze. Murabona imbere y'iyi kamera hariho umubyeyi mwiza ushima Imana, urimo imbaraga z'Imana, mvugira cyane amen. Birashoboka ko wakwibaza ngo ni mpamvu ki twaje kuri iki kiyaga, ariko hari impamvu. Wowe udukurikiye uri mu gihugu cy'u Rwanda, Australia, Zambia, Mozambique, mu Bubiligi, Ubudage, mwese igihugu cyari cyo cyose turabasuhuje, tubifurije kugubwa neza. Amahoro y'Imana abane namwe. Kandi nawe ufite ikibazo waburi inzira cyangwa se uri igisubizo, birashoboka ko umaze igihe kirekire uhagaze mu buzima bw'amanegeka cyangwa se mu butayu, ariko nkwifurije kugira ngo Imana y'amahoro igukure mu buzima bw'amanegeka cyangwa se muri ntibishoboka umaranye nayo igihe. Imana igushire muri birashoboka kuri uyu munsi, mvugira ngo amen. Birashoboka ko uyu mubyeyi mwari mumukumbuye, ndetse nanjye ubwanjye twari duherukanye kera, ariko turashimira Imana yongeye kuduhuza. Muri ibyo yaravuze ngo twaherukanaga kera, ariko twongeye kubonana dufite umunezero, dufite n'ibyishimo, kuko tutaheranwe n'ibyaha, ko tutaheranwe n'agahinda, ahubwo hari icyo Imana yakoze mu ruhande rwawe, nanjye hari icyo Imana yakoze mu ruhande rwanjye. Hanyuma rata, hari abari bafite amafaranga bamaze kwibagirana uyu munsi, hari n'abize amashuri bamaze kwibagirana uyu munsi, ariko woweho udukurikiye, niba uzi ko hari icyo Imana yakoze, ukaba uri guhumeka bikemera, umwana wawe akaba ari muzima, mvugira ngo amen. Nawe uri mu bitaro, birashoboka ko abandi barwara bagapfa, nubwo ubona urwaye ariko uzakira. Abarwaye bose ntabwo ariko bapfa. Nizeye ntashidikanya ko Imana y'amahoro itanga ubuzima buzima, mvugira ngo amen. Hanyuma muraza kwihangana uko muzabona iyi video. Ni telefone yayikoze, ntabwo bimeze neza. Nababwiye ko ibikoresho bitaraboneka, ariko biri hafi kuboneka. Ariko nta kizatuma Imana ititwa Imana, nta n'ikizatuma tutamamaza izina ry'Imana. Nyemerera tubane muri iki kiganiro rero, unyemerere uzagitangize unagisoze, wumve kugira neza kw'Imana. Hanyuma reka twakire uyu mubyeyi atubwire Imana cyangwa se icyatumye aza kuri aya mazi, atubwire impamvu yateye intambwe akagera kuri aya mazi. Ni karibu mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe. Kubabwira ngo ni umunezero iyo ngarutse hano kuri Hinduka official, mba mfite ibyishimo n'umunezero, kubera ko Imana iba yatuzigamye akatwongerera iminsi yo kubaho. Tuba dufite umunezero udasanzwe kubera ko Imana iba yaduteje intambwe, twebwe tugatambuka bikemera. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Amen. Banjije kubasuhuza rero, mwebwe mudukunda, mwebwe mudukurikiye. Haleluya. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Amen. Ndifuriza amahoro y'Imana. Amen. Wa mama nyine, wa muhanuzi, wa wundi ukunda Imana n'abantu b'Imana. Ongeraho ngo wa mwana w'Imana. Wa mwana w'Imana, wa wundi wifitiye icyizere, wa wundi wigirira icyizere, byaba bidahari nanga si bihari, twakagombye kwigirira Confidence. Uyu munsi rero nifitiye icyizere. Haleluya. Amen. Ishimwe. Uyu munsi nongeye kugaruka rero nejejwe n'Imana mu mutima, muri uku kwezi n'ubundi, muri uyu mwaka 2026, mu kwezi kwa kabiri. Uyu munsi nejejwe n'Imana, nateye intambwe noneho iruta izindi, ngera ahantu hadasanzwe. Haleluya. Uyu munsi byanejeje, nateye intambwe, nabaye nk'umubosi wanjye. Yesu niwe wateye intambwe imwe, yegera mu butayu agiye gushaka imbaraga. Uyu munsi nateye intambwe nserukana na bosi wanjye. Yego. Bosi wanjye rero niwe twicaranye hano muri ubu butayu, kuri aya mazi, kuri iyi hoteli. Neza, iyi hoteli fata icyo ushaka. Yesu Ahangaha uhageze ntacyo Yesu abuze.
arabifite mu biganza, afite amahoro, afite umutekano, afite iterambere ryo mu mwuka, Yego. kandi akagira n'iterambere ry'iki ry'umubiri. Ndanezerewe rero uyu Amen. munsi nateye intambwe nserukana na bosi wanjye, yanserukanye uyu munsi, twicaye mu cyanya cy'ubwatsi bwe bubisi, hahandi Yesu yavuze ngo mujanye uruhande rw'amazi atagira gute? Adasuma. Aho ngaho rero niyo Yesu yanzaniye kugira ngo uyu munsi asubize intege mu bugingo Tunaganire. bwanjye. Nganire na Yesu, nganire n'abankurikiye uyu munsi, bari kureba N'abagukunda. kuri bankunda, bari kunda hano kuri iki kiyaga disi Juliet Cyamugezi. Cyamugezi. Ahangaha nishaye. Ahangaha rero kuko Imana yavuze ngo isi nibiyuzuye n'ibyayo, ikongera ikavuga ngo Yabonye hose ko ni hariho ibyayo. hagukwiriye. Yabonye ko ahangaha ariho hankwiriye, kuko Kuri hose uyu ni mugoroba. hose ni mu mwanya wawe. Aleluya. Aleluya. Hose ni mu Hose kw'Imana. ni mu kw'Imana. Imana yo mu ijuru nishimwe. hanyuma se Imana ukitekereza kuza kuri aya mazi Eh. ni iyihe mpamvu yatumye ugera kuri aya mazi? Ni ukuvuga ko Imana uvuganira nayo kuri aya mazi gusa, cyangwa no mu rugo wavugana Oya, nayo? no mu rugo irahari, ariko byabaye ngombwa ko bosi wanje duserukana. Yesu yagusohokanye Uyu bise munsi muri make. yasohokanye, twicarana hano kuri aya mazi, twifashe neza cyane. Haleluya. Uyu munsi twaje mu butayu cyane ko ijambo ry'Imana rivuga ngo munshakire ahantu hatari Munsanga ahantu hatari abantu. ngo mwenyine Muze twiherera. Uyu munsi nazanye na bosi wanje rero turiherera. Haleluya. Mana ishimwe. Uyu bosi wanje niwe uneretse ahangaha rero kuri uyu munsi. Amen. Amen. Bosi wawe. Bosi Ariko wawe. nanjye ni bosi waje. Haleluya. Mana ishimwe. Ni iki wabwira abantu bagukunda Uyu cyangwa munsi se rero, abagukurikiye ikintu nabwira uri kuri aya mazi? ikintu nabwira abantu badukunda kandi badukurikiye, uyu munsi nababwira ngo ni umunsi udasanzwe kuri njyewe. Ni umunsi udasanzwe. Ni umunsi udasanzwe kuri njyewe, ni n'umunsi udasanzwe kuri bene data bankurikiye. Yego. Kuko uyu munsi data yatugiriye iki? Icyizere. Tojeva. Hari Uyu benshi munsi- uyu munsi kuko hari benshi batagiriwe icyizere bo kuba bariho. baboneka muri uyu mwanya. Yego. Hari benshi batagiriwe icyizere bo kuba batera intambwe ngo bave mu rugo. Haleluya. Ariko twebwe Yesu Twebweho. yatugiriye icyizere, Icyizere. duteye intambwe. Duteye intambwe. Kandi yaravuze ngo nimutera intambwe imwe, njye Nzatera 99 mbasanganire. Haleluya. Haleluya. Ubwo rero nateye intambwe imwe, bosi wanjye aravuga ngo tera imwe, nanjye ndatera 99 ngire gute? Ngusangane. Nkabwira abantu uyu munsi begiriwe icyizere, nanga se bemerewe n'Imana Bari yo guhumeka. gutera intambwe, nanga si yo guhumeka, akaba yabarindiye mu uyu mwuka. Uyu munsi kwabaye kugira ngo dufatanye nanjye ibyishimo. Haleluya. Haleluya. Amen, Gufatanya nanjye amen. ibyishimo, gufatanya nanjye umunezero w'uyu munsi, n'umunezero udasanzwe. Ni umunezero udasanzwe. Kandi Ku uyu kiyaga mwanya cya nkubona Mugesera. bagubona bakeya, ngiye kuba nagiriwe icyizere nkaza ahangaha. Ni Amen. iby'igiciro mu maso Iranakurinda y'Imana. iguha ubuzima. Haleluya. Abandi mwavukanye barapfuye, Baratambutse ni ukuri. abandi babaye mayibobo, abandi ni abakecuru baruhiye mu kabare. Ariko Ariko twebwe Mana muri we, Kristo ntago dusaza. uzi ko utarasaza we. Ntabwo nari nasaza. Muri Kristo ntabwo dusaza. Yesu iyo tugezemo aduhindura abana b'Imana, yarangiza akaduhindura Akaduhindura abari abashaje. bashaje akabasazura arara. Haleluya. Uyu munsi Yesu yaradusazuye. Haleluya. Haleluya. Yego. Mana ishimwe. Yesu yaradusazuye kandi ibyacu yaravuze ngo bihora ari Bihora ari bishya. bishya. Uyu munsi ibyacu ni Ni bishya. bishya. Ndabwira abantu badukurikiye uyu munsi ko ibyabo byahinduka Bishya. bishyashya, bakongera bakagirirwa ubuntu, bakagirirwa icyizere. Abari basaziye ikitarigiye, Yesu akabaha itoto ryo mu maso. Haleluya. Haleluya. Reba Ese akagasuka. niki wabwira abantu badukurikiye bari mu bitaro? Hari abantu baba bari mu bitaro barihebye, Mana we. baritakarije n'icyizere, bamaze igihe kirekire mu butayu bw'uburwayi. Niki wamuhumuriza uri kuri iki kiyaga cya Mugesera wasohokanye na bosi wawe ari we nyiribi? Uyu munsi rero ikintu nababwira ngo nibigirire icyizere nta ryari ryarenga. Yego. Nkababwira ko nta butayu Imana itavanamo, nkababwira Yego. ko nta Imana itakura umuntu nanga ngo ishire umuntu. Ntabwo ari ryo herezo ryabo, ahubwo hakurya y'ubuzima Hari ubundi Data buzima. yaremye ubundi buzima, kandi indwara barwaye Ntabwo ari izo yo kubica. Haleluya. Kuko Yesu yageze kwa Lazaro yapfuye, baramubwira ngo ubundi uje kumara iki ko Lazaro kumara iki ko Lazaro yapfuye? Arababwira kuko Yesu yari yifitiye icyizere. Yego. Aravuga ngo ntabwo Ntabwo yapfuye. Yesu- Lazaro ageze gute? Arasinziriye. arasinziriye. Haleluya. Uyu Amen. munsi rero nubwo bari kubona bakomerewe, Nubwo ntibahumure. bakomerewe. Nubwo bakomerewe. Kandi biri uyu munsi tubwira neza. icyizere bagifite, nje nababwira nuko bagifite guhumeka. Yego, sha. Uyu munsi rero iyo umuntu agifite Ariko guhumeka haba akiri ubundi haba hari buzima. icyizere. Uyu munsi rero nkamubwira uko byaba bisa kose, uko byaba bikomeye kose, niyigirire icyizere, ikimurindiye mu mwuka yamuhagurutsa kwa kiriya Yamuhaguruka gisasiro. ku Haleluya. Agahaguruka kwa kiriya gisasiro Akava nawe mu- agashima akava ku Imana. bitaro. Juliet, uzi ko nari maze ibyumweru 2 nanjye ndyamye. Ariko ndabizi.
ndabyibutse mana ngo haye icyubahiro uyu warakoze munsi bose akaba yabyemeye akaba yabyemeye umwami akamusohoka wanjye akansohokana ko akanzana ntawabimenye hano kuri iyi hoteli fata icyo ushaka yesu Yesu yarishyuye yarishyuye aleluya Imana ishimwe rero ndabwira abankurikiye ngo nibahumure nibahumure Haleluya Amen. nibahumure Nibahumure. ntabwo indwara barwaye ari izo kubica niko Yesu yasubizaga Magadarena na Marita akababwira ngo indwara Yesu arwaye ntabwo ari iyo kugira gute indwara Lazaro ntabwo ari iyo arwaye. arwaye indwara Lazaro arwaye ntabwo ari iyo kumwica ahubwo azakira kandi Azakira. ntabwo yapfuye ni muzima Arasinziriye. uyu munsi Haleluya. Haleluya. Rero muri uko kwigirira icyizere Magadarena na Marita ntabwo bageze kwizera nk'uko Yesu yari afite kwizera Yego. bo babonye birangiye Babonye bakibona birangiye. Yesu baravuga ngo ntabwo uzi ko basizeho beto ntabwo uzi ko bashizeho igitare ntabwo igitare bagisizeho ntabwo uzi ko pe. basizeho amabuye bakamena beto Yesu arababwira ngo nimuhumure Ntabwo nkangwa ni- ubasizeho beto Haleluya. agashiraho ibuye Haleluya. ararivanaho. Uyu munsi. Haleluya. Uyu munsi. ararivanaho uyu munsi aravanaho waba igitare. udukurikiye ku buzima bwawe hari abashyizeho igitare igitare ra. kugira ngo urware Haleluya. waba udukurikiye ku buzima bwawe hari abashyizeho igitare kugira ngo ntiwubake basizeho amabuye Nibabwire barangiza neza. bakamena na na beto beto ariko uyu munsi Yesu aravuze ngo arabategeka arategetse Haleluya. uyu munsi arabwira arategetse abantu ati umuntu wese icyo yasizeho icyo yashyizeho ntazagikureho Ntazagikureho. uyu munsi ndakubwira ngo icyo Yesu yasize kuri wowe agashyiraho uburwayi utari ukeneye kurwara agashyiraho akumva hari uko byagenda uwashyizeho igitare wese Nagikureho. nagikureho amubwira ngo niyigirire icyizere yigirire icyizere Haleluya. pascal ni Indwara confidence arwaye niyo kwigirira iki Icyizere. Imana yo mu ijuru itugirira indwara barwaye ntabwo ari iyo ntabwo ari kugira iyo gute kubica ubushomeri si ubwo ntabwo ari kubica ubwo kubica uburwayi si ubwo amadeni si kubica ayo kubica aleluya kubura akazi ntabwo ari ako kubica kubura abana ntabwo ari ako kubica mbese kubura ibyo kurya ntabwo ari Ntabwo ari kwitakariza icyizere ngo wumve ni urupfu data wa twese uyu munsi aravuze ngo arategeka ngo abasizeho urutare bose Barukureho. Yesu hari ibyo aje gutegeka rero ku buzima bw'abantu. ku bankurikiye ku banyumva uyu munsi Abakumva. Haleluya. Abagukunda. uyu munsi ku bankunda abakunzi ba mama Juri Haleluya. bakunzi ba Julienne bakunzi ba Namfura y'ishari Immaculée umukozi w'Imana Haleluya. uyu munsi Yesu aravuze ngo baragikuraho uyu munsi Yesu aravuze ngo umuntu wese washyizeho igitare wabigizemo ku buzima uruhare. bwawe Wabigizemo wabigizemo uruhare. uruhare akureho igitare yashyizeho mu izina rya Yesu amen yibwiriza kureho igitare Akureho marayika igitare. ataravuga ni ukuri pe uyu munsi ngo aleluya ako kajya baribwiriza bagikuraho bakuraho igitare ngo nuko barangije ngo bakavuga ngo bakagikuraho bavuga ngo ariko ubundi si yanutse ariko ubundi si yanutse byarangiye ntiyashengutse Iminsi. Yesu arababwira ati icyo mbabwiye mbategetse Sinkangwa n'ibinuka. nuko mukuraho nuko mukuraho igitare nuko mukuraho ibyo mwagize gute Mwashizeho. ibindi mubimparire hari abashyizeho igitare cyo kukwirukana mu kazi abandi bashyiraho igitare cy'amagambo abandi bashyiraho igitare cy'icangiro mana we abandi bashyiraho igitare cy'akagambane bagukura mu kazi mu kazi abandi bashyiraho igitare cyo kutabyara ariko uyu munsi Kristo aravuze ngo bibwirize kuri uyu munsi bibwirize kuri uyu mwanya Uyu munsi. bibwirize kuri aya masaha Kuri aya Uyu masaha. munsi bibwirize bakureho icyo basizeho Bakureho bakureho igitare. icyo gitare bakureho ayo mabuye haleluya haleluya Amen. Imana ishimwe Imana yacihimbazwe uyu munsi rero Julienne Karame. nkunda kubwira abantu ngo nkunda kuririmba ukunda kuririmba nimba ari ikintu kibohora nimba ari ikintu gitanga umunezero ni ukuririmba ngo dawidi nawe yaracuranze imyuka mibi iraho nimba ari ikintu cyafashaga Dawidi Ni ukuririmba no gucuranga. kuririmba no gucuranga kuko iteka ryose Dawidi yabaga yiriwe mu isi yarusha yananiwe yirirwanye n'idubu Yirirwanye n'idubu, ahanganye n'idubu. ahanganye n'intare ahanganye na Sawuli utarakebwe ngo nuko yagera mu ishyamba ikintu cyanezezaga umutima wa Dawidi yafataga inanga Agacuranga, haleluya. yafataga inanga akagira gute agacuranga yarangiza akaririmba imyuka mibi zikagira gute Igahunga. zikamuvaho Dawidi akabona ubwiza bw'Imana Haleluya. uyu munsi rero nanjye ngiye kuririmba uyu munsi haleluya turirimbire nta ngiye kibazo kuririmba muri uyu mwanya yego dore ibendera ya Yesu iramanitse nguyu araje ahuru yacyo atabara we ati yemwe ndaje nimukomere ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora ati yemwe ndaje nimukomere ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora nubwo intambara yiturusha twe gucogora tumutumire twize ubutware ati
kandi hamwe namwe ninde wabashobora ati yemwe ndaje nimukomere kandi hamwe namwe ninde wabashobora nubwo intabo za satani zirakomeye tudafite umwami Yesu uzaduhindura ati yemwe ndaje nimukomere kandi hamwe namwe ninde wabashobora ati yemwe ndaje nimukomere kandi hamwe namwe ninde wabashobora nshuti mwe dukurikire umucunguzi tumutumbire twizeye ubutware bwe ati yemwe ndaje nimukomere kandi hamwe namwe ninde wabashobora ati yemwe ndaje nimukomere kandi hamwe namwe ninde wabashobora. Haleluya, amen. Imana ishimwe. Uyu muririmbyi arimo aramfasha. Iki cyari igihe cya Mose, cyari gikomeye, cyari igihe Mose yari ari ku rugamba, ariko Imana iramubwira ngo fata iyo nkoni. Amaze kuyifata yinduka inzoka, aravuga ngo ni ukuri ngo abarembejwe nibayireba baragira gute? Barakira. Haleluya. Uyu muririmbyi rero nawe nagufashe nanje amfashe, ararimbye ngo dore ngiye ibendera ya Yesu igize gute? Iramanitse. Ngo kandi uyu munsi arahuruye. Haleluya. Arahuruye ngo agire gute? Atabarabe. Imana itugirire neza. Igitero cya kabiri kikavuga ngo nubwo ingabo za satani zirakomeye ngo tudafite umwami Yesu uratajuriye zaduhindura. Haleluya, haleluya. Ati yemwe ndaje nimukomere. Ndimo ndabwira abantu badukurikiye uyu munsi nicaye hano kuri hoteli fata icyo ushaka. Yesu yarishuye. Nkababwira ngo umva ukuntu umuririmbyi uvuganye natwe. Biravuze ngo yeme ndaje nimukomere. Ngo ndaje nimukomere. Arahuruye nimukomere. Arahuruwe n'ibibazo n'amakuba tuzengereje. Uzi ko ibibazo byisha abantu, uzi ko amajune gusha abantu mu mutima, agahinda uzi ko imibabaro yisha abantu, ariko umva umuririmbyi ararimbye ngo yeme ndaje. Haleluya. Ngo nimukomere. Ngo uyu arahuruye ku bibazo, ahuruye ku ntambara, ahuruye ku madeni, ahuruye ku byiciri runaka byose abantu bicayemo, ahuriye ku musozi wa ntibishoboka, agiye gushyira ku musozi wa birashoboka. Waba udukurikira mu buzima bw'amanegeka, Yesu arahuruye ku buzima bwawe. Waba uri ku kibazo cyo kutabyara, Yesu arahuruye. Wowe urwaye, Yesu arahuruye. Arimo aravuze ngo nubwo intambara ziturusha twe gucogora, ngo nguye arahuruye ngo agire gute? Ngo atabarabe. Uyu munsi dataje gutabara. Haleluya. Amina. Neza datawe twese aje kugira gute? Aje gutabara. Ahuruye nk'ingoga, ahuruye nk'umunyembaraga, ahuruye nk'umugabo w'ibigango, ahari amafaranga yaba yagize icyo atakora. Uyu munsi imiryango zaba zagize icyo zidakora. Uyu munsi inshuti zawe zabuze icyo zikora kuri wowe, ariko ndagutangariza ngo data wa twese arahuruye. Haleluya. Ahuruje n'ibyari biturembeje. Arahuruye mu kibazo, arahuruye mu ciciri, arahuruye ku bagabo, ahuruye ku babyeyi. Juriye uyu mwaka data arahuruye. Yesu arahuruye uyu mwaka. Uyu bose wacu. Haleluya. Uyu mubosi turi imbere. Data wa twese arahuruye ku bantu be. Uyu munsi arahuruye ku kibazo, uyu munsi ahuruye ku burwayi, uyu munsi ahuruye ku madeni, uyu munsi ahuruye ku bantu uyu munsi batari bafite ubwishu bw'ubukode. Uyu munsi data ahuruye ku bantu batari bagize uruvugiro. Uyu munsi data ahuruye ku magereza Haleluya. Yesu arahuruye. Ngo nshuti mwe dukurikire umucunguzi, ngo ndetse tumutumbire tugize gute? Twizeye ubutware bwe. Mvugira ngo amen. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Haleluya. Uyu munsi nkabwira abantu bihebye ngo data arahuruye. Mabwira abantu badafite ihumure n'icyerekezo, uyu munsi nibahumure. Yesu arahuruye. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Waba uri mu buzima bw'ubukode wahawe piriyavi, nukuri uyu munsi Yesu arahuruye. Haleluya. Amen.
Yesu ahuruye ku bagabo, ahuruye ku ngo ziri gusenyuka. Data wa twese nkabwira abantu uyu munsi batifitiye icyizere, ingo zabo zubatse ku manegeka, nkababwira ngo nibigirire icyizere Data arahuruye. Kandi iyo yahuruye akaza mu kibazo asiga gikemuye. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Amen. Haleluya. Imana Amen. itugirire neza. Ngo dore ngiye ibendera ya Yesu igize gute? Iramanitse. Ngo kandi ngo yaraje arahuruye ngo atabara. Ni ukuvuga ngo abantu badafite uruvugiro. Ni ukuvuga ngo abantu badafite dereza. Ni ukuvuga ngo abantu badafite icyerekezo. Abantu bari bihebye bumva nta muntu wababera mu bibazo bari bafite uyu munsi. Ni ukuvuga ngo abantu batari bafite dereza, abantu batari bafite ikintu kibakomeza. Data wa twese ngo arahuruye. Haleluya. Imana ishimwe. Uyu munsi arahuruye kuri iyi tariki, uyu munsi arahuruye ku byawe, uyu munsi ahuruye ku karengane, uyu munsi ahuruye ku bantu bari kwimurwa mu byabo. Uyu munsi Data wa twese ageze gute? Arahuruye. Nkagutangariza wowe utwumva, wowe utureba uyu mwanya, ngo Data wa twese ahuruye ku kibazo uko cangana kose, uko cyaba kingana kose, gute agitunganije. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Amen. Imana idufashe. Ndumva ndi gufashwa. Nanjye ndi gufashwa. Amen. Ndumva ndi gufashwa. Haleluya. Haleluya. Mucuti mwe mutinyuke dukurikire umwami Yesu. Dukurikire umwami Yesu. Nahandi hari ubwishingizi. Nahandi hari uruvugiro. Ni muri Kristo Yesu. Ni muri Kristo. Nahandi hari ijambo. Nahandi hari ubuzima buzira umuze. Ni muri Kristo. Ni muri Kristo. Haleluya. Amen. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Nahandi hafite agaciro. Ni muri Kristo. Ni muri Kristo. Uyu munsi ushobora guhaguruka ukagenda wambaye ikoti, ukajara muri fatishoti ugataha ikoti ryawe ryuzuye ubutaka. Ariko muri Kristo Yesu tuba twahindutse icyaremwe gisha, uko wagiye niko utaha kandi ugatahana umunezero. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Nkibwirira ababyeyi rata badukurikiye, nkibwirira abagabo ngo uyu munsi muri Kristo biremera. Haleluya. Muri Yesu biremera, muri Yesu birakunda, muri Yesu hari ubuzima. Haleluya. Muri Yesu harimo agasura, n'aka gasura dufite ni ukubera Imana. Haleluya. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Imana idufashe. Ntabwo waba muri Yesu udafite Kristo ngo ugire ngo ufite ubuzima. Ubuzima tubukesha nde? Kristo. Kandi muri Kristo afite ubuzima buzira iki? Umuze. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Imana idufashe muri iki gicamunsi. Imana itugirire neza, namwe bagirire neza. Imana ifashe abantu badukurikiye rwose, bari ku musozi wa ntibishoboka, uburwayi bwari bumaze kubamaramo imbaraga, ibyiringiro byari bishize, ibyiringiro byari bisize kuri bo. Nkababwira ngo nibahumure, hari uhuruye n'ingoga uyu munsi agiye kubigenza neza. Hari abari batwikijwe n'urutare batari bari kwiyegura. Urutare, amagambo gari gababereye urutare, inzara yari yababereye urutare, amadeni gari gababereye urutare. Uyu munsi nkabatangariza ngo haruje kukibirindura. Haleluya. Haleluya. Uyu munsi haruje kukibirindura. Uyu munsi hari umuntu uje kukigenza neza. Uyu munsi hari umuntu uje kurwana intambara ya nyuma. Haleluya. Haleluya. Hari umuntu utubereye mu izamu kugira ngo igitego kitagira gute kitinjira. Bakubwira ngo wowe wari wihebye, uyu munsi Data akubereye mu izamu. Kandi ni umukinnyi mwiza. Aje akina neza. Ni umukinnyi mwiza, aje akina neza, ntabwo atsindwa. Haleluya. Kandi akina finale. Akina finale. Abandi bananiwe. Tugirire neza. Ahari amafaranga yawe yarananiwe, ahari ubushobozi bwawe bwari bunaniwe, ubwishingizi bwawe ntacyo bwari bumaze kuko n'ubw'abantu, ariko nkagutangariza ngo uyu munsi arushoboye kukibirindura. Haleluya. 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 Uyu munsi arushoboye kukibirindura, uyu munsi arushoboye kubigenza neza. Uyu munsi wagenzwaga nawe yakwigenza. Uyu munsi utari ufite umugenza yabona umuntu umugenza arata. Haleluya. Uyu munsi utari ufite kivuganira yabona kivuganira, kuko muri Kristo dufite Imana. Byose biremera. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Ndumva mfashijwe cyane. Dawidi mu ishyamba nawe yigirira icyizere. Haleluya. Aravuga ati nubwo umwami Sawuli amiga, nubwo umwami Sawuli angenza, nubwo nidubu n'intare nabyo biza binyasamiye, ariko ikiri muri njyewe kiri ubwami bwa Sawuli. Haleluya. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Icyari kiri muri Dawidi cyarutaga ubwami bwa Sawuli. Kuko iteka ryose igihe Dawidi yaririmbaga, ijuru ryarakinguka.
ya sisiya byarakingukaga, amarembo y'ijuru agakinguka, dawidi akareba, Dawidi akareba yareba mu ijuru. yakareba imana yo mu ijuru, Haleluya. abamarayika n'ibizima akabona biri akabona kuririmba. bari kuririmba. Imana itugirire neza. Ako kanya ijuru ryakinguka ngo yaba ahanganye n'idubu nanga yahangana n'intare, ako kanya akayoberwa iyo byari Iyo bigiye. byagiye. Uyu munsi ndagutangariza amakuru Nawe ngo ubibure. uhuruye uyu munsi Mm. datugiye guhurura, Yego. datuje ku kibazo. Ku kibazo. Uyu munsi niwongere kubona ibyakwahageze. Haleluya. Haleluya. Uyu munsi Byibwirize. abishireho manda bibwire ngo sitopo, uyu munsi byibwirize nawe wabura Byibwirize. ugisasa rushima Imana. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Imana yo mu ijuru haleluya. itugirire neza. Imana idufashe rata, ndumva nezerewe Imana. Mm. Ndumva nezerewe Imana, nkabwira abakunzi banje, nkabwira abakunzi Bahinduka official. nkababwira ngo nibahumure, ari umuntu uje kukibirindu. Ni ukuri. Reka mbabwire ijambo ry'Imana uyu mwanya, twigendere ibice bya Yesaya, umuhanuzi Yesaya, ibice bya 50, umurongo wa 7. Yego. Avuga amagambo avuga ngo ubwo umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera, mu maso yanjye hakaba nk'urutare. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Ibice 50 umurongo wa 7 aravuga ngo ubwo umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera, mu maso yanjye hakaba nk'urutare. Mvugira ngo amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Uyu munsi nkavugana n'abantu ngo mbazaniye ijambo rivuga ngo ubwo umwami umwami Imana Imana aje izantabara. kubatabara. Ubwo umwami Imana aje kubatabara. Ubwo umwami Aje Imana kukuvuganira. aje kukuvuganira. Uyu munsi ngo humura, mu maso yawe aje kuhagira nk'iki, nk'urutare. Wari ukubye, wari usebye, wari umwaye, ariko Yesu aravuze ngo azanye ubutabazi. Ntabwo ukimwaye, ntabwo ugisebye, humura, ntabwo uri wenyine. Haleluya. Haleluya. Amen. Imana ishimwe, Imana itugirire neza. ngo ubwo umwami Imana izantabara, nicyo Nicyo gituma ntamwara. Uyu munsi wari ufite ibikozasoni, uyu munsi wari ufite ibyo kukumwaza byinshi, uyu munsi wari ufite ibyo kugukoza soni mu kazi runaka, uyu munsi handi wakoraga hari habonetse ibyo kugukoza isoni, mu rugendo rwawe hari harimo ibyo kugukoza isoni, mu mudugudu utuyemo harimo ibyo kugukoza isoni, mu gihugu cyawe harimo ibyo kugukoza isoni, ariko ndakubwira ngo ubwo umwami Imana izagutabara. Haleluya. Ngo nicyo gituma utamwara, nicyo gitumye ukomera, ugakomera no ku munsi mubi, ugakomera imbere yawe byari bikomeye, ugakomera imbere yawe byari bigoye, ugakomerera imbere y'abanzi bawe bari bagufasheho ijambo. Haleluya. Imana yo mu ijuru iravuze ngo humura. Ubwo umwami Imana izantabara. Ubwo umwami Imana izantabara, Nicyo gituma ntamwara. Humura kuri ubwo burwayi, Imana iraje. Humura kuri icyo kibazo, Imana iraje. Humura kuri ayo madeni, Imana iraje. Humura aho hose utari ufite ijambo, Imana yo mu ijuru iraje, ije kubigenza neza. Imana yo mu ijuru nishimye. Urakoze cyane. Reka dusenge Imana, usengera abadukurikiye bafite ikibazo cy'uburwayi, bafite ikibazo cy'ideni runaka, hari n'abafite ikibazo cyo ubuzima kubura aho baba, bari mu nzu y'ikode ariko bakaba babuze ubwishu, cyangwa se ku kibazo runaka byose. Hanyuma tugiye gusengera abantu, natwe twisengera, hanyuma dukomeze ubutembere bwacu. Ni karibu no gusengera ubwoko bw'Imana. Data wa twese uri mu ijuru, Mana ituye mu buturo bwayo bwera, turagushimiye. Uyu munsi tugushimiye ineza yawe, tuguhimbarije imbabazi zawe zabanye natwe, tugushimiye uyu munsi waduhaye nk'impano Kristo. Tugushimiye iki gicamunsi wemeye kuvugana natwe. Imana yo mu ijuru, girira neza ubwoko bwawe bwumvise aya magambo, girira neza umukumbi wawe wumvise indirimbo. Uravuze ngo ngiye ibendera ya Yesu iramanitse, ngo kandi ngo yarahuruye ngo atabara be. Uyu munsi tabara ubwoko bwawe mwami, abarwayi bakize, ababaye barenganure mu izina rya Yesu. Ndasenze ngo kora kuri farumasi yawe yo mu ijuru, manura inshinge n'ibinini, kiza abantu bawe ni ukuri, abarenganu barenganure, abaruhijwe ubaruhure, kandi ijambo ryawe mwami rirusheho gukomeza abantu bawe, kandi urusheho kubagirira neza muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane, amahoro y'Imana abane nawe, kandi Imana ikugirire neza. Ndetse namwe mudukurikiye, Imana y'amahoro ibahe umugisha no kugubwa neza, turabibifurije mu izina
bya Yesu. Uyu mwaka uzababere umwaka w'amateka, uzababere umwaka utandukanye n'indi myaka yose, uzababere umwaka wo gusobanura ibyanyu bimaze igihe kirekire byarananiranye. Urushaho gukora subscribe, share, comment ndetse unasharinga n'abandi bene data. Urakoze cyane. Aha turi ni ku kiyaga cya Mugesera. Murakoze cyane mu karere ka Rwamagana. Imana y'amahoro ihaze kwifuza kwanyu, ibagirire neza.